Funguye iyi video. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo bwiza cyane bworoshye ushobora kuba wafata telefone yawe ukayikoramo ibice bibiri, ukaba wakoresha application ebyiri icyarimwe muri telefone yawe cyangwa se kuri screen ya telefone yawe, kandi zombi zigakora neza ntayibashije kubangamira indi. Urugero, ushobora kuba wibereye kuri YouTube hari ibiganiro urimo urumva, ariko waza kuba ukeneye kuba wakandikira n'abantu kuri message cyangwa se ukeneye gusubiza message zawe kuri WhatsApp, bikaba ngombwa ko uva kuri YouTube ukaba wakinjira kuri WhatsApp kugira ngo ubone uko usubiza abantu. Oya, hano noneho ngiye kubereka uburyo ki ushobora kuba waba uri kuri YouTube, hari ibiganiro runaka urimo urakurikirana, ariko kimwe kandi noneho ukaba uri kubikorera rimwe no kuba uri gusubiza message zawe kuri WhatsApp ya telefone yawe, cyangwa se wibereye no kuri Facebook. Bivuze ngo igice kimwe cya telefone yawe ukagiharira YouTube, ikindi gice cya telefone yawe ukagiharira WhatsApp. Izo application zombi ukaba uri kuzikoreshereza icyarimwe. Ntabwo ari YouTube na WhatsApp gusa, ahubwo application zose ushobora kuba wazifashisha, hanyuma noneho zombi zigakorera icyarimwe muri screen ya telefone yawe, mu by'ukuri bitagusabye kugira ngo uve kuri YouTube ujye gusubiza message kuri WhatsApp, wongere uve kuri WhatsApp ujye gusubiza message kuri YouTube, ahubwo byose ukaba wabikorera icyarimwe. Ubwo twebwe tugiye gufata urugero kuri YouTube, dufate n'urugero kuri WhatsApp cyangwa se Facebook, ariko wowe ushobora no kuba wakoresha application wumva wifuza bijyanye n'ibyo ushaka. Reka dutangire rero, ngira ngo murabibona ko aha ni muri telefone nk'ibisanzwe. Reka twifashishe application ya YouTube, hanyuma noneho twifashishe na application ya WhatsApp. Ngira ngo muri kubireba rero, application ya mbere tugiye gukoresha ni iyi ngiyi ya YouTube. Ubwo uraza uyikandeho, numara kuyikanda urabona ko already tayari twamaze kugera muri WhatsApp. Urabona ko uyu ni muzehe nk'ibisanzwe. Noneho rero iyi ni application ya mbere duhisemo kuba twakoresha ya YouTube. Noneho tugiye kureba uburyo ki ushobora kuba uri kuri YouTube. Nk'ibisanzwe murabizi ko byagoranaga kuba waba uri kuri YouTube ariko ukaba no gusubiza message, sibyo? Noneho hano tugiye kureba uburyo ki ushobora kuba waba uri kuri YouTube, hanyuma noneho ukaba uri no icyarimwe uri no gusubiza message kuri application yawe ya WhatsApp cyangwa se kuri Facebook yawe. Uraza kuri utu tumenyetso dutatu twa telefone yawe, ukande kuri aka ngaka k'ibumoso ka overview cyangwa se ahangaha barebera ibikorwa byose byakozwe kuri telefone yawe. Ngira ngo urabireba neza. Hanyuma noneho urabona ko iyi ni YouTube twari turiho, hari n'izindi application nyine uba wakoresheje, ibyo ngibyo murabizi. Niba YouTube ariyo wahisemo kuba wakoresha ndetse ukifashisha n'indi application yindi, urabona hano kuri YouTube hari utumenyetso tubiri tw'utuziga ubona tugerekeranyije. Reka nze ntubereke neza muturebe. Utu ngutu ngira ngo uri kutureba neza cyane. Uraza udukandeho, ukimara kudukandaho tayari urabibona ko telefone yawe yamaze guhita yicamo igice. Hanyuma noneho uraza uhita usubira muri application zawe n'ubundi nk'ibisanzwe, urebe iyindi application runaka ushaka gukoresha. Urugero wenda reka twifatire nka WhatsApp, tuvuga ati wenda turi kuri YouTube, hari ibiganiro turimo turumva, ariko noneho turashaka no kuba hari ibindi turi gukurikirana kuri WhatsApp. Ngira ngo urabibona ko aha ni muri WhatsApp, muri application ya WhatsApp. Reka bariyo twifashisha. Uraza nayo uyikandeho. Ukimara kuyikandareho rero urabona ko n'ubundi YouTube iracyari hejuru irimo irakora. Ntabwo turi bukine video kugira ngo twirinde ko baduhana cyangwa se baduha copyright, ariko ngira ngo uri kubibona nyine ubishaka wayikandaho ukayikina ikavuga. Ariko already urabona ko twamaze no kwisanga kuri WhatsApp. Hejuru hari YouTube, hanyuma noneho hano hasi naho hari WhatsApp. Ngira ngo muri kubibona neza cyane ko ibintu byamaze gukunda. Ushaka rero kugira ngo uve kuri WhatsApp ujye ku yindi application wenda, ariko urugero twinjire nko kuri Facebook, uraza ukande kuri twa tumenyetso n'ubundi hano hasi, uze wenda ube wakinjira kuri Facebook yawe. Ariko ubonye tuno tumenyetso tudahari uraza ukabikupa byose,
hanyuma noneho bakagusubiza muri apurikasiyo za telefone yawe kugira ngo uze uhitemo apurikasiyo runaka wifuza kuba wakoresha. Niba ari Facebook, ubwo uraza uyikandeho, ukimara kuyikandaho rero urabona ko bahita bakwinjiza kuri Facebook n'ubundi nk'ibisanzwe. Hano rero kuri Facebook ushobora kuba wareba ibyo ushaka kureba, amapurikasiyo ushaka gukoresha, cyangwa se niba atari Facebook hari ikindi ushaka kuba wakora kuri telefone yawe, byose ukabikora. Ngira ngo urabona ko YouTube iri hejuru, hanyuma noneho Facebook nayo iri hasi. Cyangwa se niba ushaka guhindura izi apurikasiyo, wenda ugafata WhatsApp ukabona gukoresha nka Facebook, uraza n'ubundi hano ukande kuri twa tumenyetso twawe, ushobora kuza byose ukabikuramo nk'ibisanzwe. Turabona ko byose wamaze kubikura, usigaraje telefone yawe nk'ibisanzwe. Hanyuma noneho urashaka gukoresha Facebook cyangwa se WhatsApp, aba ari iraba iri hejuru. Ukimara gukanda rero kuri WhatsApp, uraza ukande kuri ka karongo, kuri kandi gasubiza apurikasiyo inyuma, noneho ukareba ibikorwa byose byakozwe. Uze n'ubundi ukande kuri twa turongo twacu, ngira ngo hano n'ubundi uri kubireba neza cyane uko twabikoze. Unkurikire akantu kandi kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kiza kugucika, cyangwa se ugasanga nyuma yo kureba video nta kintu na kimwe usigaranye. Urabona ko mu by'ukuri twa turongo twacu dutatu hano, tubiri uraza udukandeho nk'ibisanzwe kugira ngo WhatsApp ihita izamuka ijye hejuru. Tayari urabona ko WhatsApp yamaze kujya hejuru. Urahita uza noneho muri apurikasiyo, urebe indi apurikasiyo runaka ushaka kuba wakoresha, sibyo? Urebe indi apurikasiyo ushaka kuba wakoresha. Reka dufate urugero wenda kuri Facebook. Ubona ko already wamaze kugera hehe? Muri Facebook. Ukimara rero kugera muri Facebook, urabona ko Facebook irakora neza cyane nk'ibisanzwe, sibyo? Hanyuma noneho urabona ko na WhatsApp nayo ushobora kuba wayikoresha, kandi ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Ukaba wagira message runaka usubiza, ukandikirana n'abantu bawe nk'ibisanzwe nta kibazo. Hanyuma noneho ukaba uri no gukurikirana byinshi bitandukanye kuri Facebook. Urabona ko apurikasiyo ebyiri mu by'ukuri wabashije kuzikoreshereza icyarimwe muri telefone yawe. So ngahe nguko rero, niba ari ubwa mbere dukurikiye hano kuri Elias Niyogushima TV, kanda subscribe, ufungure inzogera, hanyuma wibuke gukanda like kugira ngo kino kiganiro gikomeze guterwa inkunga. Hanyuma noneho tujye tubasha kubagezaho ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, uri umuntu w'agaciro cyane, kandi n'ibyo byose warabikoze, nawe respect kuri wowe. Ciao ciao.